Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru rero y'incamugongo irimo irumvikana mu karere ka Rulindo. Ni umusore rero bivugwa ko yaje kuraswa nyuma y'uko bari bateze imodoka ya polisi rero birangira umwe mu basore rero bari bateze iyi modoka ya polisi aje kuraswa, kubera ko polisi ngo yaje kubanza kurasa mu kirere. Birangira rero aba basore bari bateze bariyeri mu muhanda hano muri kano karere ka Rulindo banze kuva mu muhanda, kugeza ubwo rero bashatse gutera imodoka ya polisi amabuye. Birumvikana polisi yagerageje rero kurasa mu kirere ubwo bari barimo baratera imodoka ya polisi amabuye. Birangira rero banze kuva mu muhanda, umwanzuro uhita ufatwa, polisi ihita irasa uyu musore. Ariko hakaba hari ikintu cyatumye aba basore bajya mu muhanda bagatega iyi modoka ya polisi. Mu by'ukuri hari byinshi biri kugenda bigarukwaho kuri uru rugomo ruri kugenda rukorerwa hano muri kano karere ka Rulindo, rukozwe n'insoresore ziyise ibipari. Ni bimwe rero mu basore basanzwe bacukura amabuye y'agaciro muri kano karere ka Rulindo mu buryo butemewe n'amategeko, aho bita muri Rutongo. Ahangaha rero hakaba ari hamwe rero mu hacukurwa amabuye y'agaciro. Aba basore rero bikaba bivugwa ko ngo intandaro yo kujya mu muhanda bagatega imodoka ya polisi ngo byatewe n'umwe muri bo rero waje gupfira hano muri iki kinombe gicukurwamo amabuye y'agaciro cyitwa Rutongo Mining Company. Aha rero bivugwa ko uyu musore ngo wari wagiye gucukurayo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, yaje gufatwa n'abasekirite. Yafashwe n'abasekirite rero birangira yarirukanse birangira yaraguye mu mukoki munini cyane. Hano hacukurwa amabuye y'agaciro, uko byagenda kose haba hari imikoki minini cyane. Byarangiye rero uyu musore aje kugwa muri uyu mukoki. Amaze kugwamo rero abasekirite bari baharinze biyambaza inzego zigiye zitandukanye, bazibwira uko ikibazo kimeze. Birangira rero uyu wari uguye mu mukoki ajyanwe kwa muganga hano muri kano karere ka Rulindo, ariko birangira nanone aje kwitaba Imana. Ibi rero by'uko aba basore bagiye mu muhanda bagafunga umuhanda ngo bikaba ari bimwe mu byakozwe rero na bagenzi be bari basanzwe bibana aya mabuye y'agaciro, ngo babikoze nko kwihorera. Mu by'ukuri iyi ni inkuru iri kugarukwaho cyane, abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo. Ushobora kwibaza se byatewe n'iki kuba aba basore barafashe umwanzuro wo kwihorera? Yaba ari uyu musore wapfiriye muri kino kinombe koko nyamukuru, cyangwa haba hari ibindi bintu byinshi inyuma mu kuba aba basore baragiye mu muhanda bikarangira n'umwe muri bo aje kuraswa? Dore ko n'amakuru akomeje kugenda yemeza ko ngo umusore waje kuraswa ari mukuru wa wundi waguye mu kinombe. Aya niyo makuru ari kugenda yemezwa. Gusa benshi bari kwibaza niba haba hari n'ikindi kibyihishe inyuma cyo kuba aba basore baragiye mu muhanda bagafunga umuhanda. Byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho, nibyo tuje kugira ngo tukuvire imuzi n'imuzingo uze gusobanukirwa neza mu by'ukuri ahantu urupfu rw'uyu waguye mu kinombe n'aba bagiye mu muhanda byabihuriye. Se mu by'ukuri koko niba abasore nk'aba ngaba bigize ibihazi, cyangwa se abigize ibipari bajya mu muhanda bagatega abaturage, mu by'ukuri iyo usanga ari nk'abaturage bahageze atari polisi, byari kugenda bite? Urumva ko byari kugenda byanga bikunda, hari gupfa abantu benshi, kuko binavuga ko aba basore rero ngo basanzwe bakoresha n'ibiyobyabwenge. Urumva niba bari bagiye muri uyu muhanda basomye ku biyobyabwenge, uko byagenda kose iyo hagira abaturage bahanyura cyangwa se abantu basanzwe bahanyura byari kurangira babakubise ubuhiri, dore ko binavugwa ko ngo bari bafite intwaro gakondo.
urumva nyine ni nk'Imana yaje gutabara kuba ari polisi yaje kuba yahanyura. Byinshi rero ko bikomeje kugenda abigarukwaho kuri aya makuru. Mbere yuko tubikomeza reka tubanze tugusabe nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5/5. Turagusaba rero kubikora, ni ibintu byoroshye reba munsi ya video yawe urebe ahantu handitse mu ibara ry'umukara cyangwa se ritukura handitsemo sabone cyangwa subscribe, ubundi hakande wongere ukandeho bwa kabiri uhite ubona utuzogera 3 wemeze kukazogera ka mbere, ubundi kugira ngo uko dushyizeho amakuru ujye uyabona ni mu ba mbere. Nukanda ukazogera ka mbere rero ukemeza all notification, uraba wemeje ko buri video yose dukoze izajya ikugeraho nta shiti, ukajya udukurikirana 5 ku kandi. Turagusaba rero gukora share aya makuru ukanayasangiza byibuze abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Reka rero tujye muri aya makuru noneho ku buryo bwimbitse, ku buryo uri buze gusobanukirwa situation yose uko yaje kugenda kugeza ubwo uyu musore yaje kurasirwa mu muhanda, ubwo aba basore bari bitambitse mu muhanda, bitambitse bafunze umuhanda bagiye babona imodoka ya polisi iraje, hanyuma batangira kuyitera amabuye. Nk'uko rero byagiye bigarukwaho mu makuru twaje guhabwa neza, biravugwa ko ari umusore wabanje kujya mu kinombe cya Rutongo mining gicukurwamo amabuye y'agaciro, agiye kwibarira amabuye y'agaciro. Ngo agezeyo atangiye kwiba amabuye y'agaciro rero ngo azakurabukwa cyangwa se kubonwa n'abasekirite bamubonye baramuhamagara bati vayo. We bitewe n'amakosa yari afite ntabwo birumvikana, ntabwo yari kubasanga ngo abisanganize bamufate, ahubwo we yahisemo kwirukanka. Yirukanse abasekirite bamwirukankaho ku buryo ngo yageze ahantu hari umukoki, birangira rero aguye muri uyu mukoki. Mu kugwa muri uyu mukoki rero abasekirite bakaba baragiye bahageze barabibona, baravuga ati turamutse tumukuyemo uko byagenda kose dushobora kuza kuba twafatwa nk'aho twamukuze cyangwa se nk'aho hari ikindi twamukoreye. Ahubwo ikintu bahise bakora, bakaba barahise biyambaza inzego zitandukanye, harimo inzego zibanze ndetse na polisi. Iraza irahagera barareba babona uko byagenze, bababwira uko byagenze. Barangije rero baravuga bati mwe abasekirite mwe rero nta makosa mufite, ahubwo reka dufate uyu muntu tumujyane kwa muganga. Bahise bafata uwo musore rero bamujyana kwa muganga, ariko mu by'ukuri yari ameze nabi ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo ngo bamugejeje kwa muganga. Akimara kuhagera tayari yahise yitaba Imana. Apfuye rero hahita bimenyeshwa ababyeyi be ndetse n'umuryango we. Ariko uyu musore akaba yari afite mukuru we, nawe bari basanzwe bafatanya kujya gucukura aya mabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ikintu rero cyaje gukurikiraho mu nyuma ni uko umurambo barawuzanye barawushyingura. Ku munsi wo gushyingura rero mukuru w'uyu musore yavuze ko ngo nubwo bamushyinguye ariko hari buze kubaho kwihorera. Ubwo rero ngo baramushyinguye birarangira. Aba basore rero bari basanzwe bafatanya n'uyu musore kujya kwiba aya mabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Barangije rero ngo bajya mu kabari bajya kunywa. Bamaze kunywa rero ngo bahise bagenda bafunga umuhanda. Urumva gufunga umuhanda, ikintu cyari kiriho nuko bari bategereje ko hari umuntu uri buze kuza kuba yahagera bakamugirira nabi. Ku bw'amahirwe rero ngo hahita hatunguka imodoka ya polisi. Hatungutse imodoka ya polisi rero ngo banze kuva mu muhanda. Urumva nyine abantu bari banyweye ibiyobyabwenge, nta gutekereza ngo iyi ni polisi ngo ni iki. Bo ikintu bahise batangira gukora, imodoka ya polisi yarahagaze. Polisi irababwira ati muve mu muhanda, barabyanga. Barangije rero batangira kuyitera amabuye. Bamaze kuyitera amabuye, barimo barayitera amabuye rero, polisi ikintu yakoze yahise irasa mu kirere igerageza kugira ngo irebe ko bava mu muhanda bakirukanka, ariko biranga biba iby'ubusa, bakomeza gutera amabuye. Polisi rero ihita ifata umwanzuro wo kurasamo umwe ngo irebe ko bava mu nzira. Irashe rero uyu musore kuko ngo nawe wari ufite amagare cyane, birangira rero nawe ahise yitaba Imana.
umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru akaba yagiriye inama insoresore cyangwa se ababigize ibipari bakora urugomo cyane cyane bajya no kwiba amabuye y'agaciro hano muri kino kinombe rero cya Rutongo, ako bakwiye kubireka bagakoresha amaboko yabo, dore ko bakiri abasore, bagashakisha ubuzima bitanyuze mu gukora urugomo ndetse no kujya kwiba aya mabuye y'agaciro. Akaba rero yabagiriye inama yo kubireka kuko akenshi usanga ari byo bivamo impfu za hato na hato, nk'uko mugenzi wabo yaje kwitaba Imana aguye mu mukoki, ndetse n'uyu nguyu nawe waje gupfa arashwe na polisi. Bavuga ko rero ibi byose ari ibintu bakwiye kuba bakwirinda. Uyu muvugizi wa polisi rero abagira inama, akaba yababwiye ko bakwiye kubireka bagakoresha amaboko yabo bashakisha ubuzima, dore ko bakiri batoya. Kuko ngayo rero update z'amakuru yari akomeje kugenda agarukaho hano muri kano karere ka Rulindo, natwe twari tuje kugira ngo tuguhe update zayo. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe hano kuri Iwacu Info kugira ngo ujye udukurikirana 5 kuri 5, tujye kujya tukugezaho amakuru y'abavugwa mu Rwanda, vugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri turagusaba kugira ngo ubane natwe, ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, tujye twibanira 5 kuri 5 ko tuzajya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu bambere, inkuru zacu ujye uzikurikirana uri mu bambere. Kora share cyangwa se partage amakuru, yasangize inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishima ibi nabyo bine kugira ngo tubone uko dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.